nyagasani Yesu nabane namwe ushobora byose namugisha n'abaganga n'amwana ari umutagatifu mbere y'umwihariko no mukora aho muri hose bashimiye n'iyi minsi mwageneye ihuriro bashimiye n'aya magambo meza mugejejeho yerekana ko duha abakira kandi bagashima harimo n'imigambi yo kujya mbere natwe tukabihindukiramo nka kiliziya ndabifuriza rero ubutumwa mwagejejeho kuva kugeza ku bantu batandukanye muzemeje ko ubutumwa nzabusohoza kandi nkaba nizera ko aho mwifuza kugera heza uzahagera kubera ko mushyigikiwe kiliziya bari hafi z'umubyeyi kandi ndahamya ko ntacyo ushobora kutuburana tubifite mukomeze kujya imbere ndahamya ko tubitayeho kandi tukabishyiramo imbaraga kubigisha solfège umunyamanota nuko kimwe rero na bagenzi babo abana bato bakura hari experience ijyamo muri Pastores mu matsinda y'abana bigaragara rwose ko abana bafite impano nyinshi ihuriro rero ry'abanyamuziki nibyo na gahunda yo kureba uburyo mwazamura abakobwa abashiki bacu kandi muherekeze abatoya bafite impano zigaragara babe hafi baherekeze maze igihe kiri imbere tuzagire abanyamuziki bose bafashe umurimo w'Imana uhimbaza Imana mu buryo bwose mwese rero Imana ibamugisha Imana izizwe mu ijuru n'umunsi abantu bakunda babana n'amahoro turagira ngo mbere y'uko ugenda utuvungire abana iyo bageze imbere y'umubyeyi nabo barateta ibyangombwa bagatarama turagira ngo rero mutuvungire tubashimire uyu munsi mwageneye ihuriro ry'abanyamuziki gatolika mu Rwanda ubu hano hakaba hari amadiyosezi yose kandi turashimira ubutumwa mutugejejeho natwe buri wese mu mpano nyagasani adusangiza ubu butumwa tuzabugeza kuri bose buri wese mu ntegereze imbere ya ntawe ndagira ngo banze bafashe tubashimire kuva aho twakiriye muri diyosezi ya Ruhengeri komite y'igihugu y'ihuriro ry'abanyamuziki ni ubwa mbere duhuye muri iki gihe turagira ngo tubonere n'umwanya wo kubashimira twivuye ku mutima uko mwatwakiriye mutugira inama mwakira igitekerezo cy'aba bantu bafite uruhare rukomeye mu ikemurabushyo kuva mu muryango remezo Saint-Antoine Paroisse diyoseze nk'uko mumaze kubigaruka no mu makomisiyo noneho bakasuganira ku rwego rw'igihugu kugira ngo tujye duhura dukomeyeho mukaba n'umunyamuziki kubera isoko ry'umunyamuziki
turagira ngo kandi kubashimira tunabashimiye icyubahiro atwara Cardinal yaraye atohereje Vicaire General wazi gutangiza ihuriro noneho ku buryo bugaragara mbere y'uko bajya mu muryango. Namwe rero mufite inshingano turamubashimiye kandi musaba hariya ibyo dushima natwe tujye twituraho urugero mbese ko muje bakaba twari tugiye gufungura aho nitujya mu byo gufungura ntitubatiza uwareka kugatura ubutumwa tugafungura nyuma aravuga ati ntabwo nshobora kubwira abantu bashonje ndabategereza. Ni ubutumwa bukomeye tukaba tubashimira umubyeyi wacu. Ubu rero ntabwo twishimye nababereka gutya byose ngo bibe byakongera gufata ikindi gihe, ahubwo ndagira ngo nongere sangwa Egide wa diyoseze ya Kibungo uriya wungukira mu afrodouane yoherejwe n'umuyobozi wa Butare abanyamujyi no muri diyoseze ya Kabgayi hanyuma nari no muri diyoseze ya Kibungo n'ubundi ubutumwa bugenda bukohereza n'abasaseridoti badushyigikira kuko harimo n'abandi benshi bazakomeza kugenda baza bikanoga kurusha. Nyiricyubahiro abandi nabereka ni komite nagira ngo nayo igejejwe nk'uko baje kubareba abenshi ubanza bari aho ngaho inyuma yanyu gato bwaba président vice-président commissariat hanyuma secrétaire n'ijyewe Leomoniye abandi abo bose mureba guhera ku babitsi n'abajyanama bose n'aba vice-président ba kabiri hanyuma murakoze cyane. Nyiricyubahiro hakaba hari n'abapadiri benshi bagiye abanyamuziki babaha ibiganiro n'inyigisho nk'uko abantu baza bakabaha inyigisho n'ibiganiro tukicara tuti noneho nk'uko mu bindi bihugu n'ahandi bigenda bibera hakaza uti abakompositeri dore uko bahimba abaorganisite bagahugura abaviolonisite inzobere turazigeraho abaririmba dore uko bigenda ku buryo tuzajya tugenda tuzamurana. Ngiye gutuma umwanya turabashimiye cyane tuvuye ku mutima kandi ntidushobora kwibagirwa ukuntu mwatwakiriye muri diyoseze ya Ruhengeri. Twagiye tuzi ko bari natwe iminota 30 cyangwa isaha imwe ariko rwose ndababwiza ukuri byabaye umunsi wose. Yaduhaye igihe kinini cyane aratuganiriza atugira inama z'umubyeyi ariyo mpamvu n'abanyamuziki ubona ko bitabiriye ihuriro ari benshi kuruta uko amahuriro yabanje yari yagenze. Nagira ngo twongere tubishime. Ikindi rero uyu munsi muri iri ihuriro rya mbere ryabereye kuri paruwasi katedrali Saint-Michel bari abantu 53. Irya kabiri tugera kuri 70 kugenda bizamuka ubu tugeze ku nshuro ya 7 aho ubu kugeza none aha ngaha twicaye muri sale hari abanyamuziki baturutse muri diyoseze zose uko ari 9 hakiyongeraho n'abaturutse muri diyoseze ya Kabale yo muri Kongo yo muri Uganda baje ari 3 twese hamwe tukaba turi 263. Hanyuma hakaba hari n'abapadiri n'abaturutse muri diyoseze zitandukanye baberetse nabo bakiyongera kuri uwo mubare. Hano harimo abihaye Imana, harimo abafurere, harimo abapadiri, harimo abarayiki, harimo urubyiruko, harimo abagabo bubatse ingo n'abagore, harimo abasaza ngo kasiyake hakaba harimo n'abapadiri nabo baduhora hafi kuko ihuriro ry'abanyamuziki bifuje ko nk'uko Imana yatanze ingabire y'umuziki yayihaye ibyiciro byose by'abakristo n'ihuriro ry'abanyamuziki rizajya rigaragara ibyiciro byose ari abarayiki, abihaye Imana, ari ndetse n'abapadiri. Twishimira ko umunyamuziki w'umwepisikopi uyu munsi nawe ari kumwe natwe. Nyagasani asinzwe turabashimiye cyane.
kandi gushimira paruwase ya Regina Pacis yaduhaye icyicaro. Twatangiye muri paruwase Saint Michel, hanyuma uko ibyifuzo by'abanyamuziki byagiye biboneka kubera ko na padiri wari padiri w'Episikopi nawe turashimira cyane, nyiricyubahiro Jean Bosco Ntabungira w'Episikopi wa Diyosezi ya Butare yaje kuduha icyicaro hano, hanyuma iyi paruwasi iradukurikirana kugira ngo mu nama y'Abepiskopi nabo tugomba kugira paruwasi de Partenance. Hano rero paruwasi de Partenance yacu paruwasi Regina Pacis ari nayo yakiriye iri huriro, turagira ngo nayo tuyishimire. Mu kuzadushimira nyiricyubahiro Kardinali Antoine Kambanda Arkiyepiskopi wa Kigali yatwohereje bukeye kugira ngo aze gutangiza iri huriro, muzamudushimire ko inyigisho zose yaduhaye zaje ari zidukomeza kandi zidutera imbaraga kurushaho mu muziki ndetse no muri kiliziya kurushaho, kuko ubutumwa nyakubahwa Musenyeri yatanze ejo, nyakubahwa igisonga cy'Episkopi yaduhaye, yatubwiye byinshi n'icyubahiro Kardinali yamutumye, kandi abitugezaho ku buryo byongera kuba yaradutangije ihuriro cyari ikintu gikomeye cyane kitwereka ko kiliziya nayo uretse ko itazigera iteshuka ku guteza imbere umuziki, ariko noneho n'abanyamuziki nabo ntabwo izigera ibibagirwa. Icyo turakimushimira. Muzamudushimire kandi nyiricyubahiro Jean Bosco Ntabungira w'Episikopi wa Diyosezi ya Butare, muzamubwire ko kuba yaratwakiriye muri paruwase bitubereye impamvu ikomeye cyane ndetse bifite imbaraga, kuko bizanatuma no mu rwego rurenze rwa paruwase turushaho gukora ubutumwa bwacu kandi mu buryo buzwi na kiliziya. Muzamudushimire ko yanatwohereje umupadiri waje amuhagarariye muri iri huriro, kuko yabonaga ko batazabona umwanya, aramwohereza kugira ngo aze kubana natwe kugeza ihuriro rirangiye. Muzamudushimire kandi ko padiri mukuru yaduhaye hano nawe yakomeje ku kirenge, gutera mu kirenge cya Musenyeri w'Ishyagiro wa Butare, nawe akaba tuba hafi cyane hano muri paruwasi ya Regina Pacis, ku buryo ihuriro turisanga muri iyi paruwasi. Muzamudushimire kandi abapadiri bo muri Diyosezi ya Kigali, cyane cyane perezida wa komisiyo yo muri Diyosezi ya Kigali Padiri Tofili, kubera ko nawe aduhora hafi kugira ngo uruhare twari twazanye no muri iri huriro aririmo, kandi n'abandi bose bari kumwe nawe bose inyigisho batugeneye, inyigisho tuzajyana aho twaturutse muri santarare umuryango remezo muri paruwasi zacu muri diyosezi zacu, zikarushaho kubaka kiliziya y'Imana. Bongera rero kubashimira umutima wacu wose, tubashimira umwanya mwaduhaye, kandi tunabasaba kugira ngo muze kutwemerera kugira ngo tuze gufata ifoto y'urwibutso y'ihuriro rya karindwi ry'abanyamuziki, dukomeza kuzirikana kuri ya ntego